ushobora kugurisha ejo hawe ubigira ibikino, ugasanga ejo hawe urahagurishije, kandi kugira ngo wongere uhagarure bikaba byakugora kuko wahagurishije utabizi. Kandi ugasanga uhagurishije utuntu dutoya ugasanga dutuma igurisha ejo twako kanya ibiryo by'ako kanya urya by'ako kanya, ibyo uriye turi burye umunsi umwe cyangwa uri burye gutyo minota 30 ukagenda ukabyohereza aho bigomba kujya, ugasanga ugurishije ejo hawe utabizi. Reka dusome rero Itangiriro 25 umurongo wa 30. Wahageze adusomera Itangiriro 25 umurongo wa 30. Ariko turaza gusenga kugira ngo ejo hacu waba yarahaguze wese cyangwa twebwe twaranahagurishije tuhagaruze biciye mu mbaraga y'amaraso ya Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu Kristo turaza kureba ko yaguze ejo hacu. Amina. Ubwo rero kugira ngo tugarure ejo haba tuba twaragurishije ubwacu tutabizi, cyangwa se abandi bantu barahagurishije tutabizi, iyo tugarutse muri Yesu Kristo ejo hongera kugaruka. Bwana sifiwe sana. Ngaho rero dusomere. Esawu abwira Yakobo ati ndakwinginze ngaburira ku bitukura utetse kuri ibyo bitukura byawe. Esawu abwira inde? Yakobo ati ngaburira kuri ibyo bitukura watetse. Kuri ibyo bitukura byawe kuko nkoza nicyo gitumye yitwa Edomu. Yakobo aramusubiza ati ndetse twagura ubutware bwawe uyu munsi. Urumva Yakobo none kuko wibuke munda yari banje gukiranira munda, bagakiranira munda. Yakobo ari gushaka kugira ngo abe mukuru, noneho Esawu abe muto, kandi no mu buzima yifuzaga kugira ngo abe ari uzaba mukuru, abe ukomeye kumuruta. Noneho sasa basohoka ari nkaho Esawu yamutsinze amuza imbere. Mu kumuza imbere ariko Bibiliya ivuga yuko umwana yasohotse amufashe iki? Agatsinsino. Noneho wumva ukuntu ako gatsinsino yagakurikiranye bigeze ku byo kurya. Bibiliya itwereka ko Esawu yari umuhigi, ariko uyu Yakobo akibera mu rugo. Ubwo umwana rero yaravuye guhiga aza, ariko nta kintu yafatishije. Ahasanga murumuna we yatetse ibiryo yahishije, asaba murumuna we ibyo kurya. Murumuna we aravuga ati ngize amahirwe ndamufatira kuri iki kibazo, ndamufatira kuri iyo nzara. Ujye wibera amaso kuko mu bibazo niho abadayimoni baba bashaka kugira ngo bafatire abantu. Yesu ashimwe cyane. Mu bibazo niho usanga Satani afatira abantu, ugasanga bisanze mu bapfumu. Uhereye bisanze mu bapfumu zandasago na bya bikini biki wa muntu akaba ejo hiwe harafashwe haragurishijwe, ahatanze atabizi. Yateze umutego mu bibazo iyo byaje. Niyo mpamvu Bibiliya ibitubwira ngo musenge kugira ngo mutagwa mu moshya. Mu bibazo ushobora koshywa na Satani ugasanga uguye mu moshya ye, afashe ubuzima bwawe, afashe ejo hawe akahasenya, agufatiriye muri ibyo bibazo. Iba ubuntu bw'Imana budutabara mu izina rya Yesu. Igihe cyose haje ibibazo mbesubiremo, kiba ari igihe cyo gusenga, ntabwo ari igihe cyo gusinzira. Igihe hari ibibazo, cyane cyane bya bibazo udafitiye igisubizo. Ibibazo udafitiye igisubizo, ibibazo umwana ubona nta muntu ubifitiye ibisubizo, nta muntu wagufasha, mu muryango nta wagufasha, muri famiye nta wagufasha, mu nshuti nta wagufasha, mu bakuzengurutse ubona nta muntu wabigufashamo ngo bisohokemo. Icyo gihe kiba ari cyo gihe cyo gusenga. Yesu ashimwe cyane. Kuko haba ubwami bw'umwijima buba bwiteguye kugira ngo muri ibyo bibazo bugure ejo hawe, bwangize ejo hawe, busenye ejo hawe. Buba bwiteguye gukora ikintu cyose gishoboka kugira ngo bukoshye. Bushobora kukoshya biciye mu bantu bakuzengurutse, bakugira inama muri cya gihe cya bya bibazo. Niyo mpamvu navuze ngo muri ibyo bibazo
uba ugomba gusenga cyane. Semeneme. Kuko ushobora kugisha inama abantu ugasanga hari abantu bakugiriye inama mbi zituma ejo hawe hagurishwa cyangwa se hagira gute hangirika. Twigeze kureba ukuntu uwitwa Abusalomo yagishije inama abasore bagenzi be, baravuga ati umva, kugira ngo wemeze so ku bwami waba umwambuye, genda ufate inshoreke za so zose uzitayeho uryamane na so. Urumva icyo kintu? Umwana nawe arabyumva avuga ati kabisa arahita azinukwa yumve ko namwambuye ubwami. Ariko tuza kubona ko ibyo bintu byamwerekeje hehe? Mu rupfu. Yesu ashimwe cyane. Urumva za nama mbi bamugiriye zangije ejo hiwe, apfa akenyutse. N'ibyo yifuzaga apfa atabigezeho. Mu bibazo rero tuba tugomba kuba maso tugasenga. Ngaho komeza rero twumve. Esawu aramusubiza ati wumve, ariko turakomeza. Wumvise ko Yakobo yahise profeta, mu nda yaramucitse amutanga imbere. Ariko mu kumutanga imbere aravuga ati sa nubwo ntanze ariko akomeza gufata agatsitsino kiwe. Noneho sasa ngo mu mwuka n'ubundi yaragikurikirana umugisha wande wa Esawu ngo umunyage awumwambure, amutegera ku byo kurya. Byo kurya nibyo kwitonderwa. Undi aravuga ati nta ku biryo watetse. Umwana ati keretse nawe nungurisha ubutware bwawe. Ku byo kurya no kunywa ni ibintu byo kwitondera buriya. Wagiye ahantu ushobora kujya mu muryango fulani ugasanga no muryango terekera bandwa ukaraguza iyo mu gikoni ntubuzi ibihakorerwa, cyangwa se ushobora gutunga umukozi urimo amashitani, urimo imyuka mibi, haratetse ugasanga muri bya biryo hari umwuka winjiriye mu buzima bwawe, ugafata ubuzima bwawe utabizi. Kurya ibyo kurya, wibuke ibi ngibi ni ibyabayeho mu buryo bw'umubiri, ariko wibuke twebwe b'iki gihe cya none biri twereka yuko tutarwana n'ibifite inyama n'umubiri n'amaraso. Intambara yanjye n'iyawe niyo mu mwuka. Amen. Niba ngo bisaba kugira ngo ube maso mu buryo bw'umwuka. Soma noneho. Esawu aramusubiza ati yego, ko ngiye gupfa ubwo butware bumariye iki? Ngo aramusubiza ngo ubwo ngiye gupfa ubu butware bumariye iki? Yani inzara y'umunsi umwe wumve ko abantu bajya bananirwa kwihangana. Imana itwambika imbaraga zo kwihangana. Inzara y'umunsi umwe akumva yuko yamwica. Ngusi ko ngiye gupfa umunsi umwe gusa, ako kanya ubwo butware bumariye iki? Atesha agaciro ejo hiwe. Niyakurura ubwo butware ngo amenye ubwo butware ko ari ubutware buzatuma bumutware imbere he. Ubutware butuma bumutware, ntabwo utwarwa. Yaje kwisanga rero aba munsi y'amaboko ya mwene se, aramutwara. Kuko no mu gihe ise yatangaga umugisha, ise yaramubwiye ngo dore mwene so namuhaye kugutwara. Kuko bwa butware n'ubundi yari yaragize gute? Yarabugurishije. Agurisheje he? Kubw'igaburo rimwe ry'uwo munsi. Akaba yagurisha ejo he ku bwa sexe, ugasanga ugurishije ejo. Ibingibi ni ibintu bikunze gukorerwa abana b'abakobwa, abana b'abahungu, ugasanga bagurishije ejo hawe. Ibaze kiriya gihe Yosefu yaza kuryamana na nyirabuja, yari kubagurishije kiriya kintu cyose ukuriya yabaye wari yari kuba agurishije za nzozi ziwe. Ariko Imana ishimwe muri iki gihe cyacu bwa Yesu Kristo, iyo tumugarutseho tukamutakira yongera kutugarurira ejo hacu, kuko yarahishyuye, yatanze ikiguzi cy'amaraso kugira ngo yongere ahatugarurire. Iyo twizere rero ko yatuguze nawe, Imana ikatugura igatanga ikiru cy'amaraso ya Yesu. Ntabwo Yesu yaguze ubugingo bwacu ngo tujye mu ijuru gusa, ahubwo yaguze n'ejo hacu tukiri hano mu isi. Semeneme. Adutegurira inzira y'uburyo tugomba kubaho. Iyo umugarutseho muri uko kumugarukaho, ariko ukabanza kureba inyuma ukamenya ko ubutware wari warabugurishije
ukamwibutsa ko nawe aricyo cyatumye Imana ibaza Imana. Kuki tujye dutekereza cyane, twaguke mu mitekerereze. Imana yari ifite uburyo bwo kugira ngo ikize umuntu hatabayeho gupfa kwa Yesu. Yesu ashimwe cyane. Ibyo yari ifite ubushobozi rwose, ariko ni Imana itajya iviyora amategeko, itajya yica amategeko agenga isi y'umwuka. Bwana sifiwe sana. Isi y'umwuka ifite amategeko ayigenga. Satani yari yaraguze icyitwa inyoko muntu. Guma aho ngaho, undi nagifite asimbuka turebere, wowe ntuhava aho ngaho, turacyana. Hita uturebera Abaroma 7:14. Ibintu rero ukuntu twari twaraguzwe. Ejo hawe ushobora kuhagurisha hakagurwa, cyangwa se Abaroma 7. Yego. Cyangwa umuntu ku giti cye akagurwa, ukaba uri ku isi waraguzwe. Iki ni ikigisho cyagutse nuko ari ibintu uvuga ni bya bindi ubona abantu bavuga ngo batanze seminari y'icyumweru cyose usobanura ibintu. Ndagerageza kubivuga mu ncamake. Nuvuga ngo umuntu ashobora kugurwa. Hari ibya bindi byose twahoze tuvuga. Hari umuntu ushobora kugurirwa, cyangwa umuryango ugasanga waguriwe kuba udashingira cyangwa ngo ushyingirwe. Niki kizakwemeza ko uwo muryango waguriwe kudashingira? Nuko uzajya usanga muri uwo muryango asanga nta abakobwa muri uwo muryango nta n'umwe wigeze ushyingirwa ngo akore ubukwe ku mugaragaro. Urareba uwa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, ukabona nta n'umwe wakoze ubukwe. Uwo muryango waraguriwe kudashyingirwa. Mu isi y'umwuka haba hari umurozi uba warakoze icyo kintu, akagura wa muryango akavuga ati sawa, uriya ntayirata ngo abyaye abana b'abakobwa. Abakobwa be ntibazashyingirwa, abakobwa be bazaba ibyomanzi, abahungu be bazaba ibirara. Nawe ugasanga ubyaye utazi, ariko mu isi y'umwuka hari uwasabye urubyaro rwawe kurwangiza. Noneho sasa arusabye kuba ibirara, abantu banywa urumogi n'ibiki gutyo. Yabona uwo murozi agakurikirana umuryango, yabona baniza akavuga ati n'amashuri yabo ntacyo azabagezaho. Ubu ugasanga aguza amashuri yabo, ajya kwa Satani, agasaba umuryango rwa rubyaro akarurogesha cyangwa akaruroga, rukajugunyirwa uwo mwuka. Iyi mico yose mureba mu bantu ni imico ikwirakwizwa mu bantu, ariko biciye mu mbaraga za kirozi. Yesu ashimwe cyane. Nongere mbisubiremo, iyi mico yose mubona, izi ngeso zose mubona, akabona umuntu yarize yaraminuje, ariko igihe kirageze abaye ikirara, abaye umusinzi, arakoze muri uko gukora amafaranga akayamarira mu kabari, kandi yarize, afite amadigiri, afite iki, ariko urufaranga rwose ararumarira mu kabari. Ntabwo aba ari we. Ni umuntu wararebye iyo famiye, cyangwa wararebye uwo muntu akavuga ati nubwo yize ntahazagera, akamujugunyira uwo mwuka ukaza ukinjira muri we, ukamutera akagira icyaka cyinshi cyane, agakunda inzoga kuruta ibindi bintu byose. Noneho rero ukibwira ngo uwo muntu niwe, kandi siwe, ni umwuka bamujugunye umubamo, umujyana muri ibyo ngibyo. Urwanya ejo he, ugasanga ejo uwo muntu haraguzwe, hari mu maboko ya Satani. Dusomere rero umurongo wumve icyo birivuga. Wowe raza kudusomera nyine Abaroma 7:14. Tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka. Umva atangiye avuga ngo tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka, ariko njyewe ndi uwa kamere. Ndetse naguriwe gutegekwa n'ibyaha. Amva ko karamo ngo ndetse naguriwe. Nicyo nashatse kuvuga. Nashatse kwereka ko umuntu ashobora kugurwa. Ngo ndetse naguriwe. Uyu muntu yaguzwe kugira ngo ategekwe na kamere. None rero niba yaraguzwe uwo muntu, uwamuguze ni umugenga. Iyo uguze umwenda ni wowe ugenga, kuko n'uwawe. Ntabwo wa mwenda avuga ngo winyambara, wingenza gutya, uwukoresha uko ushaka. None rero uwakuguze akoresha uko ashaka, ejo hawe ahahindaguranya uko ahifuza. Niyo mpamvu uzabona umuntu tuvuge nk'ababana nyine nk'abakobwa, cyangwa n'ibisore bibaho, n'ibigabo bibabaho, n'ibikigabo cyaraguriwe kuzapfira mu ndaya, kuzagwa hagati y'amaguru y'abakobwa. Uyu munsi wa mwuka wamuguze ngo azagwe mu maguru y'abagore, uyu munsi umukonekita n'uyu, ejo akava kuri uyu ukamuhuza n'undi mugore.
ukamuhuza n'undi mukobwa gutyo ukagenda umuhuza umukonekita n'abakobwa batandukanye ugasanga asambanye n'uyu asanga umugabo yani wajya mu cyabaye igipfizi ku musozi ariko siwe hari shitani byamugusa rimugurira kugira ngo rizamwicire hagati y'amaguru y'abakobwa cyangwa abagore. Noneho rero sasa niba ari umugore nawe nuko n'uwo rero cyangwa ari umukobwa azisanga akubitanye n'uyu ntanyurwe n'umwe ejo haza undi kuko hari umwuka ugenda umudomina ejo ntafite kwikontorora ntafite kwitegeka uwo mwuka n'uvuga ngo waramuguze iyo daimoni bamujugunye bamuhereye yaramuguze nimugenga nimukontorora none iragenda imukonekita n'uyu yaraje aragiye haje aragiye gutyo ubwo niko wese aza yinjira murye aryamana na gutyo ugasanga rero umuntu ari siwe. Niyo mpamvu biri tubuza buri impamvu ituza ngo nimugaca imanza niyo mpamvu nuko umuntu aba atari we. Yesu ashimwe cyane ntabwo aba ari we hari imbaraga zimutwaza igitugu abakeneye kugira ngo umucyo wa Kristo ugire gute mumurikire mumurikira none rero sasa aborwe biciye mu maraso ya Yesu Kristo cyangwa mu izina ryande rya Yesu Kristo. Urumva rero ko mu mwuka byoroshye cyane kugurwa. Noneho sasa ahangaha yumvise kugira ngo nari naraguriwe gutegekwa n'ibyaha. Komeza rero tugaruke kuri ubwo nako kantu nashakaga kugira ngo tsindagire ngo ubone ko mu isi y'umwuka hari isoko kuko urumva nta ikintu kijya kugurishwa ruko cyashyizwe ku isoko. Nicyo nashaka kugaragaza. Noneho rero uyu ni Paulo wari umaze kugaragaza ko abantu bashobora kugura. Noneho tugiye rero kureba uyu nyirubwite ukuntu yigurishirije ubutware bwe. Nuvuga isi y'umwijima yateje ikibazo Esawu ajya guhiga birangira nta muhigo atahanye. Muri uko gutaha nta muhigo atahanye ariko isi y'umwuka yagambiriye kugira ngo imukureho bwa butware muhabwe nde uhabwe mwene se. Asanga mwene se we yatetse yanayishije ibiryo biratukura birasa neza ariko undi nawe inzara ni yose inzara kuba isi y'umwuka iragenda imuteza inzara yayindi yo mu rwego rwo hejuru akumva iyo nzara ntiyayihanganira. Ngaho dusomere noneho sasa niho yavuze ati se ko ngiye gupfa. Ibaze ko yumvaga ko agiye gupfa kuko inzara iramuryaga kumva inzara iri kumurya ntisanzwe nubona ikibazo cyakaze ujye umenya ngo icyo kibazo ukabona ntigisanzwe senga Bwana sifiwe sana. Noneho sasa yumvise ko inzara iri kumurya idasanzwe navuga ati ngiye gupfa ku buryo yumvaga inzara atabonye icyo ashyira mu nda yahitapfa. None umva ukuntu yamubwiye. Yesu aramusubiza ati ubu ko ngiye gupfa ubwo butware bumariye iki? Yakobo aramubwira ati ndahira uyu munsi aramurahira agurisha Yakobo ubutware bwe. Ako kanya aramurahira uwo munsi urumva hajemo ikintu cyitwa indahiro. Kumbe isi y'umwuka kugira ngo igure ibyawe bicishwa no mu ndahiro. Iyi ndahiro nayibwiho kenshi cyane. Ndabwirwa mu ncamake ibintu birimo birasenya ingo bikangiza n'urukundo rwo muri iyi minsi rw'abashakanye cyangwa rw'abantu bafiyansanya bakundana ugasanga ntimaze kabiri. Ukuntu abantu baboshywe n'indahiro zo kuva mu bwana bwabo ugasanga umuhungu yinjiye mu mukobwa akundanye n'umukobwa umuhungu akazajya amazi urankunda undi ati ni ukuri ndagukunda ubwo urumva iyo ni indahiro. Rero urankunda undi ati ni ukuri ndagukunda. Umusore nawe ubwo ugasanga wa muntu warahiriye kukunda birangiye n'ubundi utamushatse hakaza uwundi nawe ati ndagukunda ati ni ukuri ndagukunda. Ubwo babaye bangahe 3 4 babaye 5. Niko za ndahiro z'abantu zose zigomba kukuzirika mu isi y'umwuka zizateza ingaruka. Igihe kizajya none ugahitamo ugomba gukunda rwa rukundo ruzashinga kuko yasi y'umwuka itangira guhagurutsa ingabo z'abadayimoni. Turaza kureba ko indahiro igira uyihagararira mu isi y'umwuka. Indahiro hari abadayimoni bayihagararira. Murabona abantu bajya gusezerana mu rukiko Bibiliya ni ibintu byakwereka haba hari uhagarariye indahiro uwo nguwo ubarahisha
noneho umwe afite pare we undi afite iki marene we basinyira ya ndahiro bemeza yanda y'ibyo mwiyemeje mwebwe. Indahiro ni ikintu cyeme nuvuga ngo wemeranya n'umuntu ni ikintu noneho sasa ukagisinyira. Iyo rero ukoze iyo urahiye nuvuga ngo usinye icyo iyo uvuze ngo nukuri ndagukunda urumva iryo jambo nukuri birakaza ubundi hari amagambo dukinisha ubundi ijambo uvuga ngo nukuri ubutsindagiye wowe wemeje icyo kintu ko ubwaho ugiteyeho kashe. None ugasanga umukobwa umusore urankunda umusore ati nukuri ndagukunda ubwo icyo gisore kigiye mu ndahiro yuko gikunda umukobwa agomba kubana natabana nawe indahiro zamuboha. Niba umusore yarabwiye abakobwa 10 ko abakunda akagenda bakaba 30 bikarangira muri abo bose nta numwe abanyina igihe nikigera akagira uwahitamo nta urwa rukundo rutatangwa rwa rundi yagiye anyanyagiza muri abo 30 urwa ruzagira kwa wundi uzagisanga yamukunze umunsi umwe ejo yamwanze yamukunze umunsi umwe ejo yamwanze. Iyo rero ntandaro yo kwisanga wa mugabo kuko aba atakunze umugore aho ejo zisanga arimo ararehaya ajye kuri uwo mugabo ajye kuri icyo ni cy'umwuka wera yanyigishije. N'ibingibi n'indahiro zisenye ingo n'indahiro zisenye urukundo nyakuri zagiye zanduza urukundo. N'ibyo bintu batwara abantu baba baragiye bacamo batabizi. Indahiro ni ikintu kibi. Soza neza uwo murongo amaze kumurahira byagenze. Yakobo ahasaho umutsima n'ibishyimbo yatetse ararya aranywa arahaguruka arigendera. Uko niko Esawu yasuzuguye ubutware bwe. Nguko Esawu yasuzuguye ubutware bwe ararya arigendera ariko ntazi icyo akoze ingaruka zacyo. Noneho ingaruka zacyo igihe kigeze cyo kugira ngo Isa agiye gupfa agiye gutanga umugisha aramuhamagara ati muhungu wanjye genda umpigire ntekera gatukura uze nige nimara kurya guhumugisha. Kumbe we ntazi kumugisha bya bindi yakoze ryagaburo rya wa munsi yariye ntabwo ryari kumwemerera kugira ngo abone umugisha kuko yari yarawugurishije. Imana dutabare mu izina rya Yesu. Ariko by'umwihariko twebwe yaradutabaye biciye muri Yesu Kristo. Amen. Ubu utaragaruka muri Yesu Kristo ngo ajijuka amenye. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nimuguma mu ijambo ryanjye muzamenye ukuri kandi ukuri kuzababatura. Yesu ashimwe cyane. Iyo wagumye mu ijambo rero ugenda umenya ibyo byose ukamenya ibikuboshye noneho kwa kuri kw'ibyo wamenye kugatangira kukubohora. Niba umaze kumenya ngo mboswe n'indahiro y'abantu runaka ukajya imbere y'Imana ukavuga mu izina rya Yesu Mana nakundanye na runaka ntiri mu bujije indahiro nagiranye nawe ndayisasa mu izina rya Yesu. Muri iki kintu nabwo yuko urabona aba bantu yo haba niba umugabo n'umugore bakoze divorce nyuma yo gukora divorce agashaka undi ariko wa mugabo ntagaruke ngo ndibasese yandahiro mu mwuka iriya ndahiro irabafecta na rwa rugo rundi bagiye kubaka nta kugira ngo rubaryohere bombi ntabwo rubaryohera nk'uko byakagombye. Bisaba kugira ngo mu mwuka uko basheshe za ndahiro zigaragara no mu mwuka habeho kuzisiba. Yesu ashimwe cyane. Ubu rero uyu munsi turaza gukora isengesho risiba indahiro zose zituboshye. Amina. Kuva mu bwana izaba zaragurishije ejo hacu mu by'ubutunzi ejo hacu ho mu by'urushako ejo hacu ho mu by'iterambere tutabizi izo ndahiro zose turasesa. Ibyo twarakoze tugasanga tugurishije ejo tutabizi ibyo byose turaza kwatura ngo Yesu yakuze ejo. Amen. Mwisi y'umuka igendera ku mategeko. Muri impamvu ubona ushobora kwibaza kuki Imana yemera Satani akangendaho nuko hari ikintu Satani abakurega yakurega Imana yabone ko kabona ibyo bintu byarabaye. Kandi ibyo bintu byabaye kabona wowe yego warababariwe. Natangiye mvuga ngo umuntu ashobora kubabarirwa ibyaha ariko ntakizwe icyo yababariwe. Reka ubwo ndimo ndagenda simbuka kugira ngo nihuta cyane. Niba turebere iyo nkuru murayizi nta mpamvu yo kujya kuyisoma reka nyivuge. Mariko igice cya 2 tubona umuntu waje ufite abantu bane bari baje bahetse ikimuga. Icyo kimuga baza bakizaniye Yesu. Aho Yesu yari mu nzu
inzu ngo yari yuzuye no mu muryango nta hantu baca ngo icyo kimuga bakigeze aho Yesu ari. Babuze uko babigenza ngo bapfumura inzu hejuru. Wa muntu bamumanurira ku migozi agwa ku birenge bya Yesu. Uwo muntu aguye ku birenge bya Yesu, Yesu akireba ngo abonye kwizera kw'abo bantu bakoze ibyo, ahita abwira cya kirema ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Noneho ukibaza ngo uyu muntu intego y'aba bandi bari bari hejuru ku ibati byari kugira ngo akire indwara. Noneho Yesu aho yakamisa amubwira ngo indwara yawe urayikize, abanje kumukiza iki? Ibyaha. Semene amen. Noneho rero ngo abari bari aho ngaho batangira kwiburanya mu mitima, baravuga bati yaregereranyije, ninde ubasha kubabarira ibyaha? Si Imana yonyine, Yesu ni Imana. Noneho ngo Yesu amenya ibyabo banditsi bari gutekereza mu mitima n'uburyo bari biburanya mu mitima, ngo arababwira ngo ese icyoroshye ni iki? Ni ukubwira uyu muntu ko ibyaha bye bibabariwe. Ese ntabwo muzi yuko umwana w'umuntu yahawe ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha? Cyangwa se icyoroshye ni uko namubwira ngo ikorere uburiri bwawe ugende? Ahita kimubwira ati sawa, ikorere uburiri bwawe ugende. Ngo wari ikimuga ahita ahaguruka, ikorera uburiri bwiwe, atambuka hagati muri bo, aragenda ngo abantu bose bahimbaza Imana. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ariko aho ngaho ukabona ngo kuki uyu muntu yabanje kubwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe? Bivuga ngo nuko wenda Yesu yarenze aho ngaho agakiza iki? Agakiza n'umubiri. Umuntu ashobora kubabarirwa ibyaha bye ariko ntakizwe ikibazo nyirizina. Nuko we Yesu yahise akiza n'umubiri we. Bwana sifiwe sana. Hari imbabazi rero zikubabarira ibyaha zikagukiza ibyaha, hari n'imbabazi ziza zikakubohora cyangwa se zikagukiza. Tuba dukeneye ngo dusabe n'imbabazi zigira gute? Zitubohora, zidukiza, ziduca ku ngoyi, ziduca ku bibazo. Urugero rwa kabiri rwa hafi, tubona impumyi yahoraga ku ruhande rw'inzira ngo isabiriza. Yumvise ngo abantu igihiriri cy'abantu batambukaga mu nzira. Kurumva ahantu Yesu yagenda iyo yabaga ari mu nzira, igihiriri cy'abantu benshi baramwomekaga, ugasanga ni benshi. Nyuma yiwe hari abafarisayo, hari abasadukayo, hari abanditsi bose bamugenza bashaka kugira ngo bumve barebe ko hari ibyo bamutega bakamujya kumurega. Hari abaje kureba uwo mugabo kunasa, hari abandi bafite ibibazo ashaka ko akemura, hari n'ababigishwa 12 babaga bari kumwe nawe. None urumva rero gutambuka imbere y'umuntu uri ku nzira nubwo atabona, yumvise igihiriri cy'abantu, arabaza ati uwo ninde? Baravuga ati ni Yesu uciye. Yumvise ati ni Yesu. Yesu mwana Dawidi mbabarira. No abigishwa batangira no kwicecekesha ati hoshi ceceka. Ngo iho irushaho gusakuza ati Yesu mwana Dawidi mbabarira. Ngo Yesu ahitahagara arayibaza ngo ati mumunzanire. Baramuhamagara araza. Arayibaza ngo urashaka ko mugirirane? Impumyi iravuga ati ndashaka guhumuka. Bwana sifiwe sana. Imbabazi z'impumyi zari zibya. Ivuga ngo Yesu mwe Dawidi mbabarira, yasabaga imbabazi zo kugira ngo ibabarirwe ibyaha. Yasabaga imbabazi zo kugira ngo igirirwe imbabazi ihumurwe. Aho rero ni ubona ko hari imbabazi ushobora guhabwa kubohora, zigukura mu kibazo. Amen. Rero sasa mu yandi magambo na deliverance izanwa n'imbabazi z'Imana. Iyo tuvuga deliverance ku buryo bwo kubohoka mu kibazo gikomeye cyangwa se mu bibazo biri karande, nuvuga ngo imbabazi z'Imana zishobora kumanuka kuba bimenye ko afite icyo kibazo kandi aboshye, ashobora gutabaza ati Yesu wapfuye akazuka mbabarira umore. Yesu akavuga ati vayo, urashaka ko nkugirana? Ndashaka kubohoka nkacika ku migozi yose ya zakarande za data na mama, nkabicyare ngo igishya nkagira ubuzima bwihariye bwiza bufite umudendezo budafite icyo bwifuza. Semene amen. Yesu aho ati bimere gutyo, bimereye gutyo, ngewe mbivuze gutyo, nawe kumerere gutyo. Amen. Rero ngira ngo nsimangira umenye ububi bw'indahiro, ukuntu indahiro ibaho ubugingo. Dusomere kwanza tubanza dusomere Ezekiel 21:21. Aho ngaho tugiye kureba uburyo bwo kuraguza noneho indahiro umuroza ashobora kugushiramo. Indahiro wose yo wishyizemo, ahubwo hari umuntu wakubonye amaze kukubona aravuga ati uyu yarabeshe gusa ntacyo azagiraho, akajya kukuraguriza akakuroga. Noneho turaza kureba noneho akagira ibyo akora n'icyo bishobora kwafekta ku buzima bw'umuntu. Ezekiel 21 hera ku murongo wa 21 ugeze ku 27. Handitse ngo
ushyire hamwe ishyire hamwe ugana iburyo witeze urugamba ugana ibumoso aho witegeje amaso yawe hose nanjye nzakubita mu mashyi kandi ntume uburakari bwanjye butuza ni njye Uwiteka ubivuga ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti nawe mwana w'umuntu ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti mwana w'umuntu wishyirireho inzira ebyiri zo kunyurwamo n'inkota y'umwami w'i Babuloni ije zombi zizava mu gihugu kimwe ushyireho ikimenyetso ugishyire aho inzira ijya mu murwa utangiriye yego komeza uzashyireho inzira y'inkota ize iraba y'Abamoni yego n'iy'Ubuyuda i Yerusalemu hari ibihome kuko umwami w'i Babuloni yahagaze mu ihuriro ry'inzira ngo kuko umwami w'i Babuloni yahagaze mu ihuriro ry'inzira numva noneho ugiye kumva icyo umwami w'i Babuloni yakoze ahagaze mu mahuriro y'inzira aho izo nzira zombi zitangiriye ngo aho izo nzira zombi zitangiriye kugira ngo araguze impamvu yo guhagarara muri iyo nzira mu mahuriro y'inzira uyu mwami w'i Babuloni yararimo araraguza kandi kuraguza kwe kwari kugambiriye kwataka Abisirayeli akabatsinda nuvuga ngo umuhango wo kuraguza ni ugushaka kumenya amakuru umwanzi wawe wavuga nk'iperereza ryo muri iki gihe noneho nuko ryacu nyine riba risobanutse ari ry'ubwenge ariko bangaba bo bezereraga mu mwuka bakaba bazi yuko utabasha gutsinda umwanzi wawe isi y'umwuka itamuguhaye nico abantu bizereraga Babuloni noneho ngo ajya mu mahuriro y'inzira ngo atangira kuharaguriza noneho tumva ibyo yahakoze kazunguriza imyambi hirya no hino ngo yahazungurije muri akora umugenzo wo kuzunguza imyambi aho ngaho hirya no hino ariko ahagaze hagati mu mahuriro y'inzira akaraguza terafimu ngo akaraguza terafimu kandi akareba no mu mwijima terafimu cyari ikintu cy'igishushanyo bifashishaga mu kuvugana n'isi yo mwijima nuba mu kuvugana n'abadayimoni ni nka bya bindi bapfumu babajya gasanga afite nk'agaho afite nk'ikibintu nk'ibyo noneho sasa ngo yagiye aho ngaho mu mahuriro y'inzira akoresha iyo terafimu niko yaraguzaga ngo none amaso yakamuhesha kubona mu mwijima komeza hepfo kandi akareba no mu mwijima wo mu nda ngo akareba amazi icyo gihe no muri ubwo burozi bwamubashishije kureba no mu mwijima abantu bazi ko ibintu by'ubupfumu bidakora nyine n'abapfumu bari pirate ariko iyo wahuye n'umupfumu mwiza wa wundi ufite amashitani wa wundi wemitswe na satani nyine atari wa wundi ubishakiramo ibiryo ahubwo ufite imyuka barakora azamura dayimoni kavuga akazamura ihembe rikavuga mwaba besikoro nyine batazi ibyo barimo ariko hari n'abandi baba original none urumva ko ngo yarebaga no mu nda komeza maze ukuboko kwe kw'iburyo niko yereje i Yerusalemu none ngo kwa kuboko kw'iburyo kwahise kugira gute yereje akwereza Yerusalemu kuko Yerusalemu niyo ashaka gutsinda niyo mpamvu mubyibuke usomye neza uza kubona ko umwami w'i Babuloni yaje kwataka i Babuloni ahatsinda kubera iki ko bambe yaje kwataka Yerusalemu arahatsinda atsinda Yerusalemu atwara bano ba Yeremiya bose bavuze ibingibi aba ba Ezekiyeli bose abatwaraho bunyago kuko icyo gihe i Yerusalemu nta mana yari ihari umwami waho n'abaturage baho bari baragize gute bari muyo Uwiteka none mu kwimura Uwiteka uyu mugabo agiye kubaraguriza abasaba akoresheje iyo terafimu tumvise ahagarara mu mayira abiri atangira kugira gute kubasaba mu buryo bw'umwuka arababona amaze kubabona none ukuboko kw'ingwa kwerekeza iki Yerusalemu nyuma yaho agenda gute rero ngo yishyireho imigongo yo mwicundo yo gusenya inkike z'amabuye akasamira abazatsindirwa akasamira abazahatsindirwa akavuza induru agashyiraho n'imigogo yo gusenya amarembo
iryo jambo ryo gusenya amarembo urumva mu isi y'umwuka amarembo yawe yasenywe nta cyakwegera iwawe kuko ibintu byose bigira amarembo igihugu bwacyo kigira amarembo ariyo mipaka umuntu nawe agira amarembo rero mu isi y'umwuka nuba rero amarembo yawe yangijwe ni ukuvuga ngo nta mugisha ushobora kuza mu buzima bw'umuntu amarembo y'igihugu imipaka yafunzwe nicyo gihugu nta cyagujya mu bibazo nta byinjira nta bisohoka ngo bikunde soza akaharundaho ibyo kuririraho ugeze ku murongo wa kangahe 27 ngo akaharunda ibyo kuriraho akahakizaho ibihome usoze gusa wawushoje wumvise rero ko uyu yahagaze mu mayira aho inzira zihurira urumva aho inzira zihurira umuntu ubwo burozi nk'ubwo ngubwo umuntu akajya mu mayira abiri ni ukuvuga ngo uburozi wakuroga akakurogera mu mayira abiri ni ukuvuga ngo mu buzima bwawe nta mahitamo uzagira uzajya uvuga mpitemo iki cyangwa mpitemo iki unanirwa guhitamo nta mahitamo ufite nta mahitamo ugira ni ukuvuga ngo ni iyo ugize imigambi upanze kuko nyine urumva wategewe mu mayira abiri iyo ugize gahunda upanga nta n'imwe ikunda mbega ubura choice uhora upanga ariko bipangurwa urapanga urategura ukagambirira ukagira ibintu wiyemeza mu mutima wawe ariko bikarangira nta na kimwe ukoze ngicyo uburozi bwo mu mayira abiri bumara none rero uyu mwami yagiye kuraguriza abi Babuloni abi Yerusalemu ari icyo kintu ko ngo babura amahitamo babura uburyo nibamara kubura uburyo muri icyo gihe yararahunga muri ayo mayira abiri iyo migenzo yakoraga none sasa bone abo ko yatake Yerusalemu ahasenye n'inkike zaho azisenye n'amarembo yaho ayasenye none hahatsinde ese nuza gusoma uzasoma neza usange uwo mwami Babuloni yarabigezeho kuko abi Yerusalemu bo nta mana bari bafite yagombaga kubakingira izo ndago niyo migenzo bari bakorewe rero uyu munsi turaza gusenga niba ko hari imigenzo waba warakorewe nawe nk'iyo mu mayira abiri kugira ngo ejo hawe hazabaho mayira abiri nyine ejo hawe mbega igihe cyose ujye ubura amahitamo yaho ibi nuvuga ngo urumva icyo uburozi bukora buragenda bukinjira ibyo bintu byo mu mayira abiri iyo mihango umuntu aba akorewe nuvuga ngo ni imihango igenda ikafekita ubugingo bw'umuntu bugafatwa iyo tuvuga mu bugingo rero ni mu bitekerezo ni mu mutima ni mu bushake muri bwa bushake niho haturukamwo imigambi ubwo noneho nugira intego runaka wiyemeza ushaka kugeraho baragutegeye muri ayo mayira abiri uzasanga n'ubundi byanze uzagera ahantu usange wapi nta yindi choice nta yindi mahitamo ugomba gusubira inyuma uzasanga ugomba kwigwa cyangwa ugakwamuka nguko ukiyakira ukuri uzisanga ugasanga umuntu yiyakiriye uko ari kuko mu rwego rw'ubugingo mu mwuka imigenzo bamukoreweho mu isi ya kirozi bamuroga yari igamije kugira ngo apfire muri bya bibazo dusomere rero kubara 32 kubara 32 kuko ibyo bintu byose urumva bijyana n'indahiro ibintu bya kirozi byose bijyana n'indahiro n'iki no kwiyemeza n'iki dusomere kubara 32 handitse ngo amategeko y'imihigo Mose abwira abatware b'imiryango y'Abisirayeli ati iri ni ryo tegeko Uwiteka ategetse umugabo nahiga Uwiteka umuhigo cyangwa umugabo nahiga umuhigo imbere y'Uwiteka niyibohesha indahiro cyangwa niyibohesha indahiro bya bindi navuga ko ntagace ku isezerano urumva iyo uriciyeho byanga bikunda iyo ndahiro iragufata umugabo niyibohesha indahiro nagira gute ntagace ku isezerano rye ngo aryonone cyangwa ahubwo ahigure ibyaturutse mu kanwa ahubwo ngo ahigure ibyaturutse mu kanwa nuvuga ngo bya bindi uba wemeye ubwawe ukavuga ukabirahirira uba ugomba kubikurikirana ukagira gute ukabikora iyo utabikoze bikubera iki uba wibohesheje yandahiro mu isi y'umwuka
kwiwesha rero ibyo Satani arabizi, azaza agufata avuga ati ye wavuze iki. Nibyo nahoze mvuga rero ko turibuze gusesa za ndahiro z'aba bandi abo twabwiraga ngo ndagukunda ni ukuri ndagukunda, basore abakobwa n'ibiki, bikarangira mutabanye ukamya ngo izo ndahiro zirakuboha. N'abagore nibyo ngibyo nibyo uzasanga umugabo n'umugore mu rugo hari amakimbirane, nta guhuza ntaki, kuko yanyuka mibi yahagaze kwa za ndahiro. None igatatanya rwa rukundo rwanyu mwebwe babiri, none igahora iteza amakimbirane, kuko rwa rukundo itangira kururwanya ikavuga reka dukomeze. Ubwo tugiye kuhava tunasoma nanone kuri iki kintu cy'indahiro, dusomere 30 simbuka kuri 16 kubara n'ubundi 30 n'ubundi somwa twari turi no twari turi 13 turavuga ngo ariko nabikura yari yarabyumvise azagirwaho no gukiranirwa ku mugore we. Ariko nabikura yari hera 15 tumve. Ariko umugabo we namara iminsi amwihorera rwose, azaba akomeje imihigo ye yose cyangwa ibyo yibohesheje byose bimuboshye. Kuko wumvise ko bya bindi byose waravuze biba byaragiye bikagira gute, ukabyibohesha bikakuboha. Za ndahiro zose zibyo baragiye uvuga biragenda bikagira ngo ukabyibohesha bikakuboha. Turaza rero kureba uburyo tubasha gusesa ayo ibyo bintu nabwo twifashishije ijambo ry'Imana. Twitabwo reka twe gutinda aho ngandeke yekeza ko ibyo bintu mwabyumvise. Uburyo rero bwo guhindura indahiro zose mw'isi y'umwuka bisomeye Yesaya 7:7. Uburyo bwo guhindura izo ndahiro zose tuzihindura dukoresheje iryo jambo Yesaya 7:7. 7:7 aranditse ngo ariko Uwiteka Imana iravuze ngo imigambi yabo ntizahama kandi ntizasohora. Amen. Ubwo rero uhagarara ngo akavuga ati mwami ya migambi nagambiriye nkibohesha indahiro uyu munsi ndayisesa ntabwo igomba guhama. Ntigomba guhama mu izina rya Yesu nitesheje agaciro. Umugambi wari uri hagati yanjye na wa muntu ugenda mwemereraga ko mukunda bariya bose bo ninjiye mu buzima bwanjye tugakunda ndabisesa. Nubwo buryo dusesa zamurira Imana yawe icyubahiro, tugahanagura indahiro zose zituboshye zo Satani yatubohesheje. Noneho sasa iri jambo ni naryo duhinyuza imigambi y'abarozi n'indahiro zabo. Za ndahiro zirahiriwe ibyo ngibyo byo mu mayira abiri n'ibiki byose n'ibindi byose by'imihango aho barogera abarozi nyine buri ushobora kurota inzozi ukarota inzozi, ariko Imana irimo iraguha amakuru ati do naha, ukaba wabona wicaye munsi y'igiti, kumbe wagiye munsi y'icyo giti ahakorera imigenzo n'imihango, agira ibintu ahavugira cyangwa se gutaba mu mizi yacyo gutyo. Noneho ukabona uri munsi y'igiti uri gutyo utazi ngo Imana irimo iraguha amakuru. Aho ngaho no hakorera imigenzo n'indahiro byo kukuboha bibaho ubuzima bwawe, ukabona inzozi nk'izo ntusobanukirwe ibyo ari byo. Nuvuga ngo rero sasa uyu munsi iraba deliverance yo isesa indahiro z'ubwoko bwose, zaba ari iz'abarozi badushizemo bakazitubohesha, zaba nizo natwe ubwacu twigize gute twibohesheje, kuko tubonye ko umuntu ashobora kwibohesha indahiro akagurisha ejo hewe akahonona. Reka rero dusome Abaheburayo 7:21 kuva ku murongo wa 22. Abaheburayo 27 bambe 7:21. Ndacyari kuri iyo ndahiro nyine iba ikoreshwa yo kuba wagurisha ejo hawe utabizi, ariko turaza kureba iyi ni indahiro yisumba byose hano tugiye kureba, kuko urebe no kugira ngo nawe Imana ishaka kukubohora, ishaka kugirira neza. Njyewe bushize nakiri buhanuzi, ariko ukuntu muri iyi minsi nari meze ibintu by'ubuhanuzi byose byandi bivuga ngo Imana yambwiye nari narabisipirima ndabisipirima mu matwi no mu mutima wanjye. Numvaga ko nta kintu navuganye n'Imana. Numvaga ko nta kintu navuganye n'Imana, nari magaze ubu nari umuntu uhagarara ku ijambo ry'Imana gusa. Bya bindi ngo Imana yarambwiye bwanjye iransanga mwiyerekwa mwijwi cyangwa se cya mu buhanuzi barambwira, ibyo ntabwo nari nkibibara. Kubera iki mpamvu nari nkibibara? Nari navuze rero ibi bintu bimaze imyaka 20 nta na kimwe ndabona, ibi ntabwo bishobora kuba bitaravuzwe n'Imana. Kubera bitavuzwe n'Imana mpamvu yo kubitekerezaho, reka njyewe nitekerereze
ibyanditse byera ngendere mu isezerano ry'ijambo ry'Imana. Noneho ubuhanuzi bugiye kumanuka ejo bundi buza buvuga ngo mwana wanjye wa ibyo nakubwiye byose wabisibye mu mutima wawe urabihanagura wumva yuko ntigeze mvugana nawe. Ariko mu buhanuzi kavuga ndirahiye kabiri, nirahiye gatatu, nirahiye bwa kane, ntacyo navuze na kimwe ku buzima bwawe uzava mu isi ntagikoze. Yesu ashimwe cyane. Numva yivuga ngo ndirahiye. No sasa nibo nahise mbona muri iki cyanditse ko kuko Imana soma dusomere 21 Abaheburayo 21 kwa entre parenthèses ngo dore Abalewi bahawe ubutambyi ari ntandahiro. Abaheburayo 7:21 ngaho komeza. Abaheburayo ngo bahawe ubutambyi ari ntandahiro. Nyamara iyabuhaye uwo yarahiye imubwiye iti iyabuhaye uwo yarahiye. Urumva ko n'Imana iyo ishaka kugira ngo yiboheshe ikikubwiye ko igomba kugikora ubwayo irarahira. Yesu ashimwe cyane. Mbega iyo ishaka kugira ngo ikwemeze kwicyo ikubwiye igomba kugikora irarahira kugira ngo ice impaka hagati yawe nayo. Niba wibwiraga ko ibyo itazabikora none ikakubwira ngo ntigize gute, irarahira. Ubundi n'ikindahiro ikoze hari ahantu turi buze gusoma ijambo rivuga ngo indahiro irangiza impaka zose. Komeza yero ngo Uwiteka ararahiye ati uri umutambyi iteka ryose. Yes, komeza bagize ku murongo wa 22. Nicyo cyatumye Yesu aba umwishingizi w'isezerano rirusha ryarindi kuba ryiza. Urumva ko indahiro iva mu isezerano ariko isezerano ryo rikaba rifite umwishingizi. Komeza 23 wari yes. Aha ngaha rero icyo cyigisho kiratwereka yuko indahiro igira umwishingizi. Nuva mu isi y'umwuka rero iyo urahiriye umuntu hari umwuka wishingira uhagaze aho ngaho wishingiye ibyo uvuze ko bigomba kubaho. Nuva ngo niba ubwiye umuntu ngo nukuri ndagukunda, nukuri hari umwuka uhagaze aho uhagarariye ya ndahiro kandi ugomba kuzagukurikirana kuko wishingiye ya ndahiro kugeza igihe ya ndahiro isohorejwe. Iyo idasohorejwe gukomeza kuba mu gihirahiro. Ariko Imana ishimwe ku bwa Yesu Kristo waduhaye umwuka wayo. 6:13 mu Baheburayo 13 handitse ngo ubwo Imana yasezeranyaga Aburahamu kuko ari ntawe yajyaga kurahira uyiruta ubwayo nicyo cyatumye yirahira ubwayo ngo yarirahiye. ngo nicyo cyatumye yirahira ubwayo iti nukuri no guha umugisha nzawuguha. Nukuri no kuguha umugisha nzawuguha. Urumva ko Imana ubwayo igiye kwirahira aba nukuri kuko niyo ntawe uyiruta. Nukuri no kuguha umugisha nzawuguha. None umva rero natwe watangiye kubwira umuntu ngo nzaguha umugisha nukuri no kuguha umugisha nzawuguha. Garukiraho none kandi garukira uretse gato. Urumva Imana ubwayo irirahira ikavuga ngo nukuri no kuguha umugisha nzawuguha. Garuka kuri wowe rero umuntu akakuba nukuri urankunda, nukuri ndagukunda. Urumva ubarahiye wishyize mu ndahiro iryo jambo nukuri. Nukuri urankunda undi ati nukuri ndagukunda. Kandi uko niko Imana nayirahira. Urumva wishyize mu ndahiro yuko umukunda ni utabana nawe menya ngo ni ikibazo. Ubwo ndavuga kuri rwa rukundo twagendaga ducamo nyine rwo gukundana. Uyo ndahirira koboshye. Ngibyo rero navuze mbisubiremo bitatanye urukundo nyuma y'uwo muntu yandahiro igira ingaruka kuko iba yakuboshye. Ibyo rero nibyo twavuze ngo turabisesa. Imana rero sasa iyo ndahiri kubwiye ngo nukuri nzaguha umugisha. Nuvuga ngo iyo ndahiro y'Imana ibohwa niyo ndahiro. Bwana sifiwe sana. Nuvuga ngo Imana ije kuvuga ngo nukuri mwana wanjye nzaguha umugisha. Iyo ndahiro yishyize mu ndahiro y'ubwayo. Bishatse kuvuga ngo rero icimaka yuko izawuguha. Niba waba ufite gushidikanya kuko nanjye ndi umuntu muri kamere yanjye iyo umuntu ambwiye ngo nukuri mpita nemera. Umbwiye ukumva ngende gwaka nibyo mbwira nkumva simbyemera. Hanyuma ukambwira ngo nukuri sha mpita nemera.
hari igihe nkubaza ni ukuri ibyo bintu mbwiye ukambwira ni ukuri nakumva umutima utaranyurwa nkubaza ni ukuri ibyo mvuze ni ukuri ukambwira ati ni ukuri ibyo nkubwira mpita nemera pe. Ubwo rero sasa iryo jambo ni ukuri njye bundi nkubwiye ngo ni ukuri kuba ari ukuri pe, nta kuba ari ukuri kuzuye 100%. Wumvise nkubwiye ngo ni ukuri njye ubwanjye ko nize nkubwiye ngo ibi ni ukuri akwemerera ikintu ni ukuri ukansubirishamo ni ukuri kuba ari ukuri 100% n'Imana yamanuka igatsindagira ikabizi ko ari ukuri. Nanjye rero ubwo bitewe nuko nizi iyo nambwiye ngo ni ukuri mpita nemera ubuciye impaka kuri ngewe kuko nubundi komeza hepfo ijambo komeza hepfo kugeze ku murongo wa 17 handitse ngo kandi no kugwiza nzakugwiza uko niko byabaye kuko Aburahamu amaze kwihangana yahawe ibyo yasezeranijwe. Abantu barahira ubaruta no mu mpaka zabo zose indahiro niyo izirangiza. Indahiro niyo izirangiza urumva mu mpaka hagati y'abantu babiri umuntu ukimubwira ntari kucyemera kugira ngo birangire cya kintu cyemeye nuko hazi iryo jambo ati ni ukuri kuko iba ikomeje ayo magambo ibikomeje ibyo bababwiye umuntu ko ibyo bintu ari ukuri. Nicyo cyatumye Imana ishatse kurushaho kugaragariza abaragwa. Nicyo cyatumye Imana ishaka kugaragariza abaragwa ibyasezeranijwe uko imigambi yayo idakuka. Yongeyeho indahiro ibyasezeranijwe ko imigambi yayo idakuka. Cyetse nimba wowe byanditse kunoza kuko yongeraho indahiro. Urumva Imana nayo ishaka kugira ngo ikwemeze yuko ibyagusezeranijwe bitagomba guhinduka. Nuba imigambi gufiteho itazakuka. Yongeraho indahiro. Semene amen. Nushaka kugarukira aho ngaho wumvise ko indahiro isoza ikintu cyitwa impaka. No, deliverance yacu ugibuke nukumenagura nugusesa indahiro zose ziboshye ejo hacu. Bwana sifuye sana. Izo twibohesheje ubwacu nizo batubohesheje. Noneho tukisanga twagurishije ejo hacu tutabizi. Nkuko twabonye Esau yagurishije ejo hiwe. Kandi hari amagambo avuga ngo uwo yarize Esau yarize cyane asaba imbabazi ashaka kugira ngo arebe ko yahabwa umugisha biranga. Iyo favor ntiyigeze ayibona. Urabizi ko yaburuze cyane imbere ya Saka ati data ngo araboroga cyane nta mugisha wundi usigaranye ngo ararira cyane data nanjye warambyaye mu mugisha nta mugisha usigaranye. Isa agiye kumbwira ati uzakorera mwene so ariko nugoma ukuboko kwawe kuzagukura mu buretwa yagushyizeho. Ubwo nyine niwe ugomeka ukavuga uti ngiye guhangana nawe nibwo ngo uzikura mu buretwa yagushyizeho. Urumva rero umwana agenda gutyo ababaye ariko niwe ku giti cye wagurishije ejo he. Ariko ejo he hagwanyijwe akiri mu nda. Bitangirira mu nda biza gusohorezwa mu bukuru bwiwe byaratangiriye mu nda. Birangira ejo hiwe nyine hangiritse uburenganzira bwiwe abwambuwe. Urumva niyo mpamvu tuvuga rero iyo deliverance gutyo. Urumva ko nawe igihe cyaraje nyine nubundi yisanga mu ndahiro avuga ati ndahirira ko ejo umpaye ubwo butware ngo aramurahirira amujyana muri izo ndahiro twabisomye ko yamurahiriye. Tujye rero gusenga Imana dusese izi ndahiro. Nyuma yo gusenga Imana dusese indahiro tongere turakoresha nyine iyi Yesaya 7:7 twihakane ibyo twagambiriye byose tukagambirira tukabirahirira tutakoze abo twagiye dusezeranya ko dukunda mu buto bwacu ya muri kiriya gihe cyo mu bujiji birabonga iminsi yo kujijwa kwacu Imana yarayirengagije. Ubwo turakoresha n'iryo jambo rivuga ngo iminsi yo kujijwa kwacu Imana yagize gute yarayirengagije. Dutesha agaciro izo ndahiro. Hanyuma izakirozi turaza gukoresha iryo jambo rivuga ngo imigambi yabo nizahama ndetse nizasohora.
uko Uwiteka yabitekereje kuri twe nuko yabigamije kuri twe niko bigomba kuba kuri njyewe nawe. Amen. Mu bijyanye no kugurishwa no kugurwa kw'ahacu, turaza gukoresha icyanditswe cyo mu Bakolosayi 1:13 mu rwego rwo kugarura ejo hacu. Turahagaruza muri 1:13 havuga ngo niyo yadukijije ubutware bw'ubwami bw'umwijima, ibituvanamo bitujyana. Ubwo turaza aho rero sasa Imana yirumva Yesu yadukijije ubwo butware bwari bwaratuguze, ubwo butware bw'umwijima bwari bwaragize gute, bwaraguze ejo hacu, abutuvanamo tujyanwa mu bundi bwami. Dusomera umurongo tubone gutangira gusenga. Niwe wadukijije ubutware bw'umwijima akadukuramo akatujyana mu bwami bw'umwana we abudukuramo atujyana mu bwami bw'umwana we akunda. Semene amen. Urumva ubutware bw'ubwami bw'umwijima buba iyo uri munsi yabo, iyo uri munsi yako nyine budomina ibyo bice byose twavuze. Budomina igice cy'ubukungu, bukadomina igice cy'umuhamagaro, bukadomina igice cy'imikirizwe yawe. Ugasanga uyu munsi wakijijwe ejo waguye, uyu munsi wakijijwe ejo waguye, mbega usanga n'agakiza kadasobanuka, nta kintu ukora gisobanuka. Twahoze tuvuga biriya by'amarozi ukuntu bohera ziriya myuka, ugasanga umuntu abaye umusinzi gutyo, yararozwe muri buriya buryo nyine n'indahiro ejo hiwe hari. Bivuga ngo ukuroga abaguze ejo hawe, aba yigaruriye ejo hawe. Nicyo bishatse kuvuga, yigarurira ejo hawe akaharoga. Yaharoga noneho ejo hawe ugasanga hagize gute, harangiritse. Noneho rero sasa niyo Bibiliya itwereka rero ngo niwe wadukijije ubwo butware bw'amarozi nyine. Ugomba kumenya ko Satani aca mu burozi. Noneho rero uburozi tuvuga utabyumva ngo ni biriya bigaragara. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo ari biriya bashyira mu biryo byo bita isomo. Uburozi bubi n'ubwo ngubwo nyine bw'ukuntu umuntu yaje kugira mu bapfumu akakora iriya mihango n'ibigenzo. Abonye ko umwami Babuloni ibyo yakoraga byamufashije, kandi koko yaje kwisanga i Yerusalemu ahasenya. Babura aho bahungira, babura amahitamo, babura ubushobozi bwo kurwana nabo kuko yari yabaragurije, yabakoreye imigenzo n'imihango yo kugira ngo babure. Urumva ngo aho inzira zihurira babemo hagati no hagati, ntagire ubushobozi bwo kuba ngo reka nca cyangwa reka nca, ahubwo yisanga mo hagati. Nta yandi mahitamo afite agomba kwicirwa muri ubwo buzima nyine bwo guhera mu gihirahiro, imibereho y'igihirahiro. Ugasanga urimo hagati, ibyawe byose ntibisobanutse, igice cyose ukabona wahezemo hagati no hagati. Ibi rero iyi deliverance yacu niyo kudukuramo aho ngaho mu izina rya Yesu, tukisanga twicaye hagati y'ubwami bw'Imana, turi kuviva imigisha twahawe muri Kristo mu buryo bw'umwuka. Haguruka dusenga Imana. Turasa nkaho amajwi yacu tuyagabanya, twagize amahirwe y'akavura kukava, turayagabanya tugende tuyarezima tuvugagaho, ariko ujye uha agaciro ikikuva ku rurimi n'ikikuva ku kanwa, kuko nk'uko wabonye ya ndahiro ni ururimi ruba rwarayikoze. Uvuga ni narwo rurimi ugomba gukoresha. Imana yirahira ivuga ngo ni ukuri nzaguha umugisha, nibwo yakoreshaga. Ruvuga ngo rero sasa natwe nibwo rugomba kongera ngo rugongere rugaruke, twibohore muri bya bindi twibohesheje. Vuga uti Mana y'icyubahiro, Mana yandemye, ukanzana mu isi, uzi ubuzima bwanjye uko buzatangira n'uko buzasozwa. Nta na kimwe kiguhishwe kigomba kumbaho mu bihe bizaza. N'ibyambayeho wari ubizi, mugarutseho nyuma yo gusobanukirwa, nyuma yo kuvirwa n'umucyo. Uyu munsi nsabye imbabazi z'ubujiji n'ubupfapfa naciyemo, mukambohesha indahiro zose izo narahiriye
abantu bagiye baza mu buzima bwanjye mu bijyanye n'urukundo nkabarahirira ko ari ukuri bakunda nyuma yaho simbane nabo izo ndahiro ndazitesha agaciro ndazisiba izina rya Yesu wapfuye akazuka buri wese naboheweho bitewe n'indahiro n'amagambo yavuye mu kanwa kanjye ntakurikije kubw'imbabazi zawe kubw'urukundo rwawe Yesu Kristo ijambo ryawe rivuga yuko iminsi yose yo kujijwa kwanjye yirengagijwe uyu munsi biciye muri uyu munsi sobanukiwe njijutse mpanaguraho ibyo nakoze nyiri mu bujiji n'izina rya Yesu wapfuye akazuka amaraso yawe atesha agaciro indahiro nibohesheje kuva ku muntu wa mbere kugeza ku wa nyuma ntakomereje nawe mu rukundo aka kanya bikaba bikinyafurika ndabisiba ndasenya ingaruka zose n'izina rya Yesu wapfuye akazuka natuye gubohorwa kwanjye n'amaraso ya Yesu Kristo uyu munsi uyu mwanya nkuwe muri icyo gice cy'umwijima aho yari narabohewe ninjiye mu bwami bw'Imana ngo wowe ku ngoyi z'indahiro nirahirishije ku bantu n'izina rya Yesu wapfuye akazuka waje kumbohora uyu munsi sobanukiwe uko abarozi bashobora kuroga bakarogera umuntu mu mayira abiri kugira ngo bamuhezemo hagati bamwicire ubuzima n'ejo hazaza Uwiteka umwuka waba wari we wese wanjyanye mu bapfumu wandagurije wankoreho imigenzo y'isi y'umwijima kugira ngo aheze ubuzima bwanjye n'imibereho yanjye kugira irahiro ibe hagati y'amahuriro y'inzira afite inzira y'umugisha wanjye uyu munsi izo ndahiro za kirozi naboheshejwe mu mayira abiri nitandukanyije nazo n'izina rya Yesu Kristo ndazisesa handitswe yuko imigambi yabo itazahaba ndetse itazasora imigambi yabo barozi izahama izasohora izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka uwandogeye ku bicaniro by'abadayimoni kuducuma ku nkono ku ziko uyu munsi ndasenya indahiro zose zirahiriwe n'umurozi ari ku ziko ku gacuma Uwiteka ari gukora imigenzo y'uduhu tw'inyamaswa ibyo ari byo byose naboheshejwe ndabisenya indahiro zayo ndabirimbura izina rya Yesu wapfuye akazuka ndatura kubohoka aho gukurwa mu gice cy'ubwami bw'umwijima no mu maboko y'umurozi wari waraguze ejo hanje yahamwambuye n'izina rya Yesu wapfuye akazuka bohoje ejo hanje n'izina rya Yesu kuko Yesu Kristo wacunguje amaraso yawe y'igiciro ijambo rivuga yuko nari mpfuye nzize ibyaha n'ibicumuro byanjye ubuntu bwawe urangiza uyu munsi ubuntu bwawe bunkijije umurozi umupfumu wari waranguze umuzimu wari waranguze uyu munsi ubuntu bwawe bunkijije wanezaga amahembe ubuntu bwawe bunkijije wanyoheraga ubukene ubuntu bwawe
wankijije wanyoheraga inyatsi ubuntu bwawe unkijije wari warafatiriye imigisha y'amaboko yanjye mu izina rya Yesu akazuka ubuntu bwawe unkijije wari warafashe amaboko yanjye n'imbaraga zishyigikira amaboko yanjye urazibohoye garura abantu bambera ukuboko isi y'umwuka buri muntu wese ugomba kumbera ukuboko wari warafatiriwe n'imbaraga wari warafatiriwe n'amarozi wari warafatiriwe n'imyuka abadayimoni mu ndahiro z'umunyaga aba bambera ukuboko baraje uruhande rwanjye rw'uburyo rurabohowe rwakina n'izina rya Kristo Uwiteka uzana umuntu w'imbaraga ubuzima bwanjye ukuboko mu buzima bwanjye uri Imana umugisha umuntu uciye mu wundi uri Imana izamura umuntu uciye mu wundi muntu aka kanya abantu bose bambera ukuboko aho babohewe baze izina rya Yesu wapfuye akazuka uyu munsi ibicaniro byose indahiro zo kugira nawe zo bya satani bisandaza nivanye aho nari naraziricaye naho nari narahabwa n'izina rya Yesu aho nari narohewe ndahavuye igiti ndahavuye icumu ivuyeho n'izina rya Yesu w'i Nazareti icumu ivuyemo agacuma cupa akabati akamena umwobo musotsemo ishyamba rivuyemo izina rya Kristo mugeze utemba muvuyemo izina rya Kristo Uwiteka waboheye mu misozi nk'irimbi mu mikoci aho hose bavuyeyo bicaye mu bwami bw'Imana ubwanditse yuko Uwiteka ariwe wanyije umutware amuvanamo anyicaza mu bwami bwe aka kanya n'imigambi bw'Imana bwa Satani ubw'abarozi bw'abapfumu bw'abakonikoni ntibizongera kurimutse n'izina rya Yesu wapfuye akazuka urakoze mwami urakoze Yesu ukaba umpaye umugisha icyubahiro cyawe byose amen renzaho amasengesho yawe.